murakaza neza kuri YouTube channel yacu. Nongeye kubasuhuza mbaha ikaze muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi. Reka rero ngira icyo mbabwira gishobora kubatungura. Niba amenyo yawe afite ibara ry'umuhondo, ushobora kuba uhita utekereza ko biterwa no kunywa ikawa cyangwa se kutayasukura neza. Ariko se ibyo bintu utekereza bibaye atari byo? Hari igihe amenyo ahinduka umuhondo atari ukubera ibyo abantu benshi batekereza, ahubwo akaba ari ikimenyetso cy'ikintu kiba kiri kubera imbere mu mubiri. Niyo mpamvu abantu benshi bakoresha imiti yeza amenyo, ni ukuvuga imiti ishyirwa ku menyo kugira ngo amenyo abashe kuba yakwera, asa neza, asa umweru. Ariko nyuma y'igihe gito ugasanga amenyo yongeye kuba umuhondo. Ikibabaje ni uko ibyo bikoresho bidakemura impamvu nyamukuru y'ikibazo, ahubwo hari igihe bituma amenyo agenda aba yoroshye kurushaho, agacika intege kandi akihutira kongera gufata amabara adasa neza, kwa kundi usanga amenyo yongeye kuzana amabara asa umuhondo. Uyu munsi ndashaka kukwereka impamvu nyamukuru ishobora gutuma amenyo yawe aba umuhondo, ndetse n'uburyo busanzwe ushobora kuyafasha akongera gusa neza utangije igice kiyakingira. Abantu benshi twakuze twumva ko amenyo y'umuhondo ari ikibazo cy'ubwiza gusa. Niyo mpamvu iyo tubibonye dutangira kuyasukura cyane, tugakoresha uburoso, tukabukuba ku menyo, rimwe na rimwe dukoresha imbaraga nyinshi, cyangwa se tugakoresha imiti ikomeye yeza amenyo. Ariko uko ubikora kenshi niko cya gice cyo hanze kirinda amenyo kigenda kiba gito kandi kigacika intege. None se byagenda bite niba ikibazo kitari ku ruhande rw'inyuma rw'iryinyo, ahubwo kiri imbere mu mubiri? Hari ikintu cy'ingenzi nshaka ko usobanukirwa. Amenyo ntabwo aba afunze neza nk'ibuye rikomeye, afite utwenge duto cyane tudashobora kuboneshwa amaso. Bivuze ko imbere mu ryinyo harimo utwenge duto cyane dushobora kwakira ibintu runaka. Tekereza nk'agaponji. Agaponji kaba gafite utwenge twinshi twinjiza amazi, n'ayo menyo nuko ameze, gusa aba akomeye kurusha agaponji. Kubera rero utwo twenge duto, amenyo ashobora kunywa cyangwa se kwakira amabara ava mu byo turya cyangwa se mu byo tunywa. Iyo rero ayo mabara amaze kwinjiramo, kuyakuramo biba bitoroshye. Hari n'ikindi kintu abantu benshi batazi. Igice cyo hanze cy'iryinyo kirinda amenyo, mu Cyongereza bita enamel, ni ukuvuga igice gikomeye cyane gitwikira amenyo kikayarinda. Iki gice kigira icyo gikorerwaho n'imiterere y'amacandwe yo mu kanwa. Mu Cyongereza bakunze kwita saliva pH. pH risobanura urugero rwerekana niba ikintu gifite ubusharire bwinshi cyangwa se kidafite ubusharire bwinshi. Iyo amacandwe rero aba afite ubusharire bwinshi, amenyo arushaho gufata amabara kandi cya gice kiyakingira kigatangira gucika intege. Iyo imiterere y'amacandwe ihindutse, bishobora kuba bifitanye isano n'uko igifu cyawe gikora, uko umwijima ukora, cyangwa uko umubiri muri rusange umeze imbere. Abantu benshi ntibigeze babibwirwa, ariko ibyo byose bishobora kugira uruhare ku ibara ry'amenyo. Mu myaka myinshi maze nkora ibijyanye n'ubuzima, nabonye abantu benshi bafite ikibazo cy'amenyo y'umuhondo, kandi hari ibintu bimwe na bimwe bikunze kubitera, ariko abaganga b'amenyo batajya bibandaho cyane. Urugero, umuntu ashobora kuba afite ikibazo cyo kuzamuka kw'ibiryo cyangwa se aside iva mu gifu ikaza mu muhogo, ari byo abantu benshi bakunze kwita ikirungurira. Cyagiye wumva ibintu bishyushye bizamuka mu muhogo biza mu kanwa, mu Kinyarwanda ukabyita ikirungurira. Hari n'ikindi kintu bita silent geld, bisobanura ya sida izamuka mu muhogo, ariko umuntu ntabashe kuba yabimenya neza kuko nta bubabare bukomeye aba yumva.
hari n'igihe ikibazo kiba gifitanye isano n'umwijima udakora neza cyangwa se bagiteri nziza zo mu mara zagabanutse. Bivuze ko uburinganire bwa mikorobe nziza zitagira umumaro mu mara buba bwarahungabanye. Hari n'ababura imyunyungugu umubiri ukenera nk'iyubaka amenyo n'amagufa, cyangwa se bakanywa amazi make ku buryo umubiri ubura amazi ahagije. Hari kandi n'ikibazo cyitwa inflammation, ni ukuvuga kubyimba cyangwa se kugira uburibwe buhoraho imbere mu mubiri nubwo umuntu atabubona n'amaso. Iyo ibyo bibazo bihari, ushobora gukomeza gukoresha imiti yeza amenyo, ariko ugasanga nyuma y'igihe gito yongeye kuba umuhondo. Impamvu ni uko ikibazo kitari ku ruhande rw'inyuma rw'iryinyo, ikibazo kiba kiri imbere mu mubiri. Niyo mpamvu ari ngombwa gukemura impamvu nyamukuru aho gukomeza guhisha ikibazo. Mbere yo gukomeza, reka mbanze nkubaze ibi bibazo, ntubisubize n'ijwi riranguruye, ahubwo ubisubize mu mutima wawe. Ese amenyo yawe aba umuhondo kimwe, cyangwa se umuhondo uba wiganje hafi y'inyinya? Ese nubwo usukura amenyo yawe neza buri munsi, ugasanga akomeza gufata imyanda yera cyangwa se y'umuhondo yifatirira ku menyo, ibyo bita plaque, ni ukuvuga umwanda woroshye ufata ku menyo ukaba ushobora kuvamo ibibazo by'ishinya. Ese ishinya ryawe rirabyimba cyangwa se rikava amaraso iyo usukuye amenyo cyangwa se ukoresheje umugozi usukura hagati y'amenyo? Ese ishinya ryawe risa n'irisubira inyuma rikagenda risiga igice kinini cy'iryinyo kigaragara? Ese iyo ubyutse mu gitondo usanga akanwa kawe kuma cyane? Ese ukunze kugira ikibazo cyo kuzamuka kw'ibiryo cyangwa se aside iva mu gifu ikazamuka mu muhogo, kubyimba mu nda cyangwa se guhumura nabi mu kanwa? Niba utazi neza niba uhumura nabi, ushobora kubaza uwo mubana cyangwa se inshuti yawe ya hafi ikakubwiza ukuri. Niba muri ibyo bibazo hari na kimwe wasubije yego, menya ko akanwa kawe kari kugerageza kukwereka ko hari ikintu kitagenda neza imbere mu mubiri. Umubiri wacu uhora ugerageza kutubwira ukomeza. Ikibabaje ni uko abantu benshi, harimo n'abaganga benshi b'amenyo, batatojwe kureba ibi bimenyetso ngo bahite bamenya ikibazo nyamukuru. Ndashaka ko usobanukirwa n'ikintu kimwe: si uko uri umunebwe cyangwa se utita ku isuku yo mu kanwa, kandi si uko uba udasukura amenyo yawe neza. Kenshi ikibazo kiba gifitanye isano n'uko umubiri wawe ukora imbere. Mu yandi magambo, akanwa ni hamwe mu hantu hambere herekana uko ubuzima bw'imbere mu mubiri buhagaze. Indwara nyinshi zitangirira cyangwa se zikagaragarira mu kanwa mbere y'uko umuntu amenya ko hari ikibazo. Niyo mpamvu niba ukomeza gukoresha uburyo bwo kweza amenyo ariko ugasanga bidafata igihe kirekire, uba uri kuvura ikigaragara gusa aho kuvura icyateye ikibazo. Wibuke ko cya gice gikomeye gitwikira amenyo cyitwa enamel kitameze nk'ibuye rifunze burundu, kigizwe n'uduce duto cyane dufatanye. Iyo mu kanwa habaye aside nyinshi ituruka mu mafunguro cyangwa se ibinyobwa bimwe na bimwe, icyo gice gitangira kwangirika buhoro buhoro, hanyuma ugakoresha imiti yeza amenyo cyangwa se ibindi bikoresho biyeza. Hari ijambo ry'icyongereza bita bleaching, risobanura gukoresha imiti ikomeye ihindura ibara ry'amenyo kugira ngo agaragare asa neza, yera. Iyo miti ntabwo ikuraho gusa amabara aba ku menyo, ahubwo ihindura n'imiterere y'icyo gice kirinda amenyo. Ni ukuvuga ko amenyo ashobora kugaragara yera ako kanya, ariko nyuma akaza kuba yoroshye kurushaho kandi akihutira kongera gufata amabara cyangwa se wa mwanda. Ibi si ibintu bishingiye gusa ku byo nabonye mu bantu twakoranye. Hari n'ubushakashatsi bwakozwe ku bantu bugaragaza ko iyo mu kanwa harimo aside nyinshi, cya gice kirinda amenyo cyangirika vuba. Ubwo bushakashatsi bwanagaragaje ko iyo amacandwe adashobora kugabanya ubusharire neza, amenyo afata amabara vuba kurushaho.
Hari n'ubushakashatsi bwerekana ko iyo umubiri ufite uburibwe buhoraho cyangwa se kubyimba imbere, ibyo twise inflammation, imiterere ya za mikorobe zo mu kanwa ihinduka, ibyo bintu bishobora gutuma umuntu ahumura nabi mu kanwa, ishinya rikava amaraso cyangwa se bigasubira inyuma. Ubushakashatsi bwanerekanye ko kubura imyunyungugu umubiri ukenera bituma amenyo atabasha kongera kwiyubaka no kwikomeza uko bikwiye. Ni ukuvuga ko nubwo wakoresha imiti yeza amenyo, ushobora kuba uba uri kuyangiriza buhoro buhoro. Tekereza nk'umuntu ufata umusatsi we akawuteraho imiti iwuhindura ibara kenshi cyane. Mu ntangiriro ushobora gusa neza, ariko uko igihe kigenda umusatsi urangirika, ugacika intege kandi ugacika ukagenda upfuka. Ni nako bimeze rero ku menyo. Hari ikintu abantu benshi batajya bababwira. Iyi miti yeza amenyo ikoreshwa cyane ishobora gutuma cya gice kirinda amenyo kiba gito, amenyo akumva ububabare iyo unyweye ibintu bikonje cyangwa se bishyushye, ikabangamira imiterere isanzwe ya za mikorobe nziza zo mu kanwa, kandi ikanatuma utwenge duto two mu menyo turushaho kwaguka. Iyo ibyo bibaye, amenyo yongera gufata amabara vuba cyane kurusha mbere. Niyo mpamvu abantu benshi bisanga mu ruziga rudashira, ugasanga amenyo asa neza, yabaye umweru nta kibazo afite, nyuma agatangira kongera kuba umuhondo, bagahita bongera kuyeza basigamo imiti, nabwo akongera kuba umuhondo. Ibyo bigakomeza uko imyaka ishira. Ibyo ngibyo rero si uburyo bwo gukemura ikibazo cy'ubuzima, ahubwo ni uburyo butuma umuntu ahora agaruka kugura ibicuruzwa inshuro nyinshi. None se wakora iki kugira ngo ukemure ikibazo vuba, ugikemure n'imizi yacyo? Hari uburyo busanzwe bushobora gufasha. Intambwe ya mbere ni ugukoresha baking soda. Baking soda ni ifu ikoreshwa, benshi bakunze gukoresha mu guteka, ariko ishobora no gufasha kugabanya ubusharire bwo mu kanwa, ndetse no gukoresha amakara. Ni ukuvuga amakara yabugenewe yatunganijwe ku buryo ashobora gukurura no gufata imyanda n'ibindi bintu bitifuzwa. Ibi ntibigombwa gukoreshwa buri munsi, ahubwo bikorwa rimwe gusa mu cyumweru. Impamvu ni uko baking soda ifasha kugabanya ubusharire bwo mu kanwa, bityo ikarinda cya gice gitwikira amenyo. Ndetse n'abaganga bamwe b'amenyo bakoresha uburyo bwita cyane ku buzima busanzwe, bakayikoresha nyuma yo koza amenyo kugira ngo ifashe amenyo gukomera. Ku rundi ruhande, gukoresha amakara ni byiza kubera ko amakara akurura ibintu byinshi bidakenewe biri ku menyo, kandi amakara ntiyangiza amenyo nk'uko abantu bamwe babitekereza iyo akoreshejwe neza. Iyo rero bino bintu byombi bikoreshejwe hamwe, bishobora gufasha gukuraho amabara ari hejuru y'amenyo bitarinze kwangiza cya gice kiyakingira cyangwa se ngo byongere ubusharire bwo mu kanwa. Uko wabikora rero ni ugufata baking soda, akantu gato cyane ka baking soda cyangwa se agafu gake cyane n'akandi gafu gake cyane k'amakara, ukabishyira ku buroso bw'amenyo, ugasukura buhoro mu gihe kiri hagati y'umunota umwe n'umunota n'igice. Ibyo ngibyo bikorwa rimwe gusa mu cyumweru, ntugomba kurenza rero iyo nshuro imwe. Nongere mbisubiremo, ufata agafu gake ka baking soda n'agafu gake k'amakara, ugashyira ku buroso bw'amenyo, warangiza ugasukura amenyo yawe buhoro witonze mu gihe kingana n'umunota umwe cyangwa se umunota n'igice, ukabikora rimwe mu cyumweru. Hari uburyo rero bwitwa oil pulling. Iri ni ijambo ry'icyongereza risobanura gufata amavuta mu kanwa ukayazengurutsa mu menyo no hagati y'amenyo mu gihe runaka mbere yo kuyacira. Abantu benshi baba barigeze kubyumva, ariko hari uburyo bukorwa neza n'ubundi budakorwa neza. Reka nkubwire impamvu bavuga ko bishobora kugira umumaro n'uburyo bikorwa. Bavuga ko iyo uzengurutsa amavuta mu kanwa
ashobora gukurura bimwe mu bintu bidakenewe biri mu kanwa, cyane cyane ibivangwa n'amavuta. Banasobanura ko amavuta ya coconut cyangwa se coconut oil ashobora gufasha kugabanya zimwe muri bagiteri mbi zo mu kanwa, kuko afite ubushobozi bwo kurwanya zimwe muri zo. Ibyo bishobora gufasha ishinya kugira ubuzima bwiza no gufasha uburinganire bwa za mikorobe ziba mu kanwa. Niba rero ushaka kugerageza ubu buryo, fata ikiyiko kimwe cy'amavuta ya coconut, amavuta meza atongewemo ibindi bintu kandi adatunganijwe cyane. Shyira ayo mavuta mu kanwa, uyazengurutse buhoro nk'aho wazengurutse amazi mu kanwa. Byaba byiza ubikoze nibura iminota 10, ariko iminota 20 niyo bavuga ko irushaho kuba myiza. Nzi neza ko abantu benshi bashobora kubona iminota 10 cyangwa se 20 ari myinshi. Niyo mpamvu ubu buryo butari itegeko, ariko niba ubishoboye ushobora kubukora 1, 2 cyangwa se 3 mu cyumweru. Ntabwo ari byiza kubikora buri munsi, kuko hari abavuga ko bishobora kugira izindi ngaruka zitifuzwa mu gihe ubikoze buri gihe. Hari ikintu cy'ingenzi cyane ugomba kwibuka: nyuma yo kuzengurutsa ayo mavuta mu kanwa, ntukayamire, ahubwo uzayacire, hanyuma woga akanwa ukoresheje amazi ashyushye buhoro. Nibura kubikora 1 mu cyumweru bishobora kuba byiza, naho 2 cyangwa se 3 bikaba ari byo benshi basaba. Mbere y'uko dukomeza, reka mbanza ngire ikindi kintu nkubwira. Niba ufite ibinure byinshi ku nda, ukaba uhora unaniwe cyangwa se ukumva umubiri wawe uhora umeze nk'ufite uburibwe imbere, hari gahunda y'iminsi 14 nateguye igamije gufasha umuntu gusubiza umubiri ku murongo. Iyo gahunda iguha amabwiriza ya buri munsi akwereka icyo wakora kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 4. Mu cyumweru cya mbere iba igamije gufasha umubiri kwisubiranya no gukuramo bimwe mu bintu bitifuzwa. Mu cyumweru cya kabiri igafasha umubiri gutwika ibinure no kugabanya uburibwe bw'imbere. Muri iyo gahunda harimo n'uburyo bwo kurya ibyo wakagombye kurya igihe cyo kubirira, ndetse n'ibyo wakagombye kugabanya cyangwa se kureka kurya niba ari byo bikomeza gutuma umubiri ugira uburibwe. Hari n'imyitozo migufi umuntu ashobora gukorera iwe igamije gufasha kugabanya ibinure byo ku nda. Hari kandi n'inama zifasha umuntu gusinzira neza, kugabanya stress, ni ukuvuga guhangayika cyane, no kugabanya irari ryo kurya ibintu bidafitiye umubiri akamaro. Hari n'uburyo bwo kugufasha ukoresheje kwandika, bikagufasha gukurikirana aho ugeze n'ingero z'uko wategura amafunguro yawe. Hari abantu bavuga ko bakurikiye iyo gahunda bakabona impinduka nziza ku buzima bwabo, ariko ibyo ni ubuhamya bwabo bwite, si ikimenyetso cy'uko buri muntu wese azabona ibisubizo nk'ibyo. Noneho reka dusubire ku ntambwe ya 3, ari nayo bavuga ko ari ingenzi cyane. Ni ugufasha umwijima gukora neza, gufasha ubuzima bwo mu mara no gutuma amacandwe yo mu kanwa agira imiterere myiza. Nk'uko nabivuze mbere, saliva pH ni ukuvuga urugero rwerekana niba amacandwe yawe afite ubusharire bwinshi cyangwa afite ubusharire buke. Ni kimwe mu bintu bavuga ko bishobora kugira uruhare ku buzima bw'amenyo. Hari ibiribwa bavuga ko bishobora gufasha. Mu byo bakunze kuvuga harimo imboga zifite uburyohe busharira buke cyangwa se bukaze gato. Urugero nka rugura ni ubwoko bw'imboga z'amababi, indimu n'izindi mboga zose zifitemo ubusharire buke butari bwinshi cyane, ndetse harimo na tangawizi. Banavuga ko kongeraho ibyatsi bihumura neza nka rosemary cyangwa se kale ukabyongera mu mafunguro bishobora kuba byiza ku buzima.
Banavuga kandi ko umuntu ashobora kunywa apple cider vinegar cyangwa se vinegere ya apple. Ni ukuvuga ya vinegere yakozwe muri pome. Nubwo ifite ubusharire, bavuga ko iyo inyowe neza ishobora kugira uburyo ikoramo butandukanye n'uko abantu benshi babitekereza. Mu gihe uyinyweye, nakugira inama yo kuyivanga n'amazi, ukayinywera mu muyoboro muto uzamura amazi, hanyuma warangiza ukoza mu kanwa n'amazi kugira ngo amenyo adahura n'ubusharire bwayo igihe kirekire, ku gihe umaze kunywa ya vinegere yawe ya pome. Hari n'abavuga ko amazi arimo imyunyungugu myinshi afasha umubiri, kimwe n'umufa ukomoka ku magufa y'amatungo watetswe igihe kirekire, ndetse no kubona umunyu mwiza n'ibiribwa bikungahaye kuri potasiyumu. Abantu bemeranya ko iyo umubiri ubonye imyunyungugu ihagije, bishobora gufasha amenyo gukomeza kugira imbaraga no kugabanya uko afata amabara cyangwa se ya myanda. Iyo bavuga ko amacandwe agira imiterere myiza, baba bavuga ko amenyo atagifata amabara vuba nk'uko byari bisanzwe. Nk'uko nabibasezeranyije, reka noneho nkubwire ibiribwa bavuga ko bishobora gufasha umubiri kugira amacandwe meza no kurinda amenyo. Hanyuma mbabwire n'ibyo bavuga ko byaba byiza ubyirinze niba ushaka ko amenyo yawe aguma agaragara neza igihe kirekire. Mu byo bavuga ko ari byiza harimo foromaje zikozwe mu mata y'inka zirisha ubwatsi busanzwe, ndetse n'amata adashyizwemo isukari cyangwa ibindi bintu byinshi byongerwamo, ndetse na yawurute isanzwe itashyizwemo isukari. Intego ni uguhitamo ibiribwa bitarimo isukari nyinshi. Hari kandi no guhekenya shikarete zidafite isukari, ahubwo zirimo ikintu gisimbura isukari, ariko kikaba kidafasha bagiteri zo mu kanwa gukura nk'uko isukari ibikora. Hari ubushakashatsi bwerekana ko shikarete ishobora gufasha kugabanya ibyago byo kugira imyenge mu menyo ku bantu bamwe iyo ikoreshwa neza, ariko ukoresha shikarete itarimo isukari. Banavuga ko kurya seleri, karoti n'izindi mboga zisa nazo, hamwe no kurya pome cyangwa se amapera ukabirya nk'imbuto zuzuye aho kubinywa nk'umutobe, bishobora gufasha umubiri ndetse n'amenyo yawe bikayarinda kwangirika. Hari kandi utubuto, walnuts na macadamia, amagi arimo umuhondo wayo, inyama, amafi, amazi meza yo kunywa n'icyayi cy'ibyatsi bidashyizwemo isukari, nabyo bifasha umubiri n'ubwiza bw'amenyo. Abantu benshi bemeranya ko kurya ibyo biribwa kenshi bishobora gufasha ubuzima bw'akanwa n'umubiri muri rusange, ariko muri icyo gihe nyine bavuga ko hari ibiribwa n'ibinyobwa byaba byiza ubyirinze cyangwa se ukabigabanya cyane, kuko bishobora kugira uruhare mu kwangiza amenyo cyangwa gutuma afata amabara vuba. Muri ibyo harimo ibisindisha ndetse na za soda, zaba soda zirimo isukari cyangwa se nta sukari izirimo, imitobe y'imbuto niyanditseho ko ari 100% ari iy'imbuto, ibinyobwa byongera imbaraga, ikawa irimo isukari nyinshi, n'ibindi binyobwa bimwe na bimwe nka kombucha cyangwa se kambucha. Navuga ko imbuto zumishijwe nk'imizabibu yumishijwe, itende, bombo zihekenwa, bombo zikomeye, crackers, chips, imigati ikozwe mu ifu y'umweru, keke n'ibindi bikorwa mu ifu itunganijwe cyane, ibinyampeke birimo isukari nyinshi, ndetse na granola irimo isukari nyinshi, byose bishobora kugira uruhare mu gutuma amenyo yangirika cyangwa afata amabara vuba. Nanone kandi no guhora urya buri kanya, nubwo waba urya ibiribwa byiza, bishobora gutuma amenyo ahura n'ibiryo igihe kinini. Niyo mpamvu bavuga ko guhakanwa umwanya wo kuruhuka
hagati y'amafunguro nabyo bifasha cyane. None rero niba ushaka kugerageza ibyo navuze, reka nguhe icyo wakora mu minsi 7 iri imbere. Mbere ya byose gerageza guhagarika gukoresha imiti ikomeye yeza amenyo, hanyuma ukoreshe rwa ruvange rwa baking soda ndetse n'amakara rimwe gusa muri iyo minsi 7. Niba ushaka rero no kugerageza oil pulling cyangwa se gukoresha ya mavuta ya coconut uyashyira mu kanwa, ubikore nibura rimwe, cyangwa se niba ubishoboye ubikore 2 cyangwa se 3 muri icyo cyumweru. Jya unywa amazi ahagije, kandi niba ukurikije inama yo gukoresha apple cider vinegar ujye uyivanga n'amazi, kandi nurangiza woge mu kanwa. Nanone jya ugerageza kongera imboga n'ibindi biribwa navuze mu mafunguro yawe. Abavuga ubu buryo bemeza ko utazabona gusa impinduka ku ibara ry'amenyo, ahubwo ushobora no kumva akanwa kawe kameze neza kurushaho. Icyakora ni ngombwa kumenya ko ibyo navuze byinshi ari inama zishingiye ku bitekerezo n'ubunararibonye bwanjye, kandi bimwe muri ibyo ugomba kubyitondera. Urugero, gukoresha baking soda cyangwa se amakara bishobora kwangiza amenyo iyo bikoreshejwe nabi cyangwa se kenshi cyane. Kandi oil pulling ntisimbura gusukura amenyo ukoresheje umuti w'amenyo ndetse no kwisuzumisha kwa muganga w'amenyo. Icyo nshaka ko wibuka ni uko inseko yawe itareba ubwiza bwo hanze gusa. Ubuzima bw'amenyo bushingira cyane ku isuku yo mu kanwa, amafunguro meza, kunywa amazi ahagije no kwivuza igihe bibaye ngombwa. Niba ufite rero ikibazo cy'amenyo ahora aba umuhondo, ava amaraso, cyangwa ukagira ububabare budashira, ni byiza kugisha inama umuganga w'amenyo kugira ngo umenye impamvu nyakuri y'icyo kibazo. Niba rero kino kiganiro cyakugiriye akamaro, gisangiza abandi kugira ngo nabo bungukire kuri aya makuru. Ubutaha tuzavuga ku bibazo abantu bagiye babaza ndetse n'ibisubizo byatanzwe kuri ino ngingo muri komenti. Niba rero hari icyo wifuza kubaza, igitekerezo cyangwa se inyunganizi, wajya muri komenti ukadusangiza. Nk'ibisanzwe rero mukaba mwari kumwe nanjye Hirwa Olivier. Mwakoze cyane kuba mwabanye nanjye kuva ku ntangiriro kugeza aka kanya. Ikindi, niba utarakanda subscribe ikande, unakande no kunzogera kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Murakoze cyane rero, mukomeze mugire ubuzima bwiza.